karibu. Tugufasha iki? Muganga, ni ukuvuga ngo mfite ikibazo cyo kutabyara. Narivuje, narazengurutse, ntawe wumve ko nagiye no mu Buhinde, ariko rwose ikibazo mfite nabuze umuganga wakimfasha. Mfite ikibazo cyo kutabyara. Yego. Ariko ntugire ikibazo ubwo wageze kwa Dr. Kabwa. Uri buze kubona ibisubizo byose by'ibibazo ufite. Mbyizere rwose ntugire ikibazo. Biraza gukemuka. Witwa nde? Nitwa Bihozagara Etienne. Bihozagara Etienne. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 32. Ufite ibiro bingahe? Mfite ibiro hasi ni 35 ibyo ari byo byose. 35. Okay. Wigeze ukora accident? Ko numva nta accident nakoze ra. Ariko hari akana kanteye ibuye kera nkiri gato kari mu bitano mu mutwe. Ariko si ikibazo mfite kankubite ibuye hano mu mutwe nkagira ikibazo cyo kutabyara. Birashoboka cyane. Birashoboka kuko buriya hari indwara abantu akenshi mutajya mumenya, ndetse zikagenda zigakura, zamara gukura mukabona ingaruka mumaze namwe kugira ute gukura mumaze kugera imyaka yo hejuru. Kuko urumva hari umutsi ufatira hano kuri spline ukamanuka ukajya muri telecomunasi. Uriya mutsi umanuka kuri spline umanuka ukagera kuri telecomunasi, ufite uriya niwe base y'imitekerereze, y'imyumvire, y'imigendere, y'imyitwarire n'imico n'imifatire. Urumva rero ibyo iyo bimaze kwangirika deja bihita byafekta n'ibindi bice by'umubiri. So ahubwo reka nze ngufate ibizami hanyuma ndebe ikibazo cyaba gituma utabyara. Nyamuneka nimukora iyo bwabaga rwose icyo nshaka ni uwanyemurira ikibazo mfite rwose. Wowe tuza kuba wageze kwa Dr. Kabwa, ibyo bigomba gukemuka. Oya rwose njyewe mfite amateka, narwanye intambara ya 3 y'isi, nirwanira muri Komori, nize ikintu bita internationality muri Ecosse, nize gusuka, nize ibintu bya salo, nize ibintu byo kubaka, nize ibintu bijyanye na hoteli, nize ibintu byazwi mu buryo bwose bushoboka kuri iyi si. Uretse gato muga none se ubwo mu bintu mbwiye byose wize ngo sinzi ngo ibintu ngo by'amasaro, ngo ibintu ngo byo kurwanaga intambara ya 3 y'isi, none bihurira he n'ubuganga? Ko nta masomo yayandi biga ngo za biology n'amashini njya numva ko nta hantu byumvishije muga. Ariko warize? Naragerageje makeya yayandi, ariko nyine narayize yayandi nyine. Ijambo ryitwa ngo you are foolish, uzi icyo risobanura? You are foolish. Yes. Si ryarindi se nyine ry'amafuri. Iyo umuntu akubwiye you are foolish, aba akubwiye ko afite icyo bita bachelor's degree muri COA. Bisobanura nibyo bikubiye muri medicine interior. Yego. Hakuze ko ari byo koko wamugane birashoboka cyane. Uvuga ngo ibyo bintu ngiye mubwira, wajya muri Amerika, wajya South Africa, wajya hehe, ahantu hose amateka ngerari. Ahubwo reka ngufate ibizami ndebe ikintu cyaba gituma utabyara.
aho yagerageza uko mbyumva ndabona uri umuhanga kabisa noneho ntangiye kubyizera neza ejo bundi nakuye iryinyo yaramaranye imyaka 60 reka se cyane rwose uzanye ikaze mufata ibizami ndebe ikibazo wawe nimugerageze mukora iyo bwabaga iki ni igipimo gifata umuriro ufate neza kuko iki uramutse ukimenye kigucitse ni 60,000. Haguruka egera hano gatoya unama warashize icarire nicyo gipimo usanze nenda gupfa tuza ariko uraza gukiraho umuntu igipimo nacyo mbonye kigeze kuri 395 egera mu bipimo maze gufata nsanze ikibazo ufite gituma utabyara nyababyeyi yawe yarangiritse nyababyeyi kandi ndi umugabo nicyo cya kibazo mugira ni ukuvuga ngo umutsi uhuza nyababyeyi kugira ngo yakire hormone ugomba kuba ufatanya n'iki n'uwo bita close. Iyo close niyo ihana na nyababyeyi kugira ngo umwana abashe kugira ute, abashe kwirema. Ni ukuvuga ngo iyo mitsi ko ari ibiri yarangiritse, yarazibye. Yego. Ahubwo ikibazo ufite kugeza ubu ngubu ntabwo wigeze ukora accident. Oya. Bigeze bakubaga? Oya. Nta kumbaga ntabwo. Nta kindi kibazo wigeze ugira? Kereka icyakakana cyonyine rwose kantewe karana ko karamemukiye rero. Ntabwo nicyo kibazo cyonyine. Birashoboka rero ko bwirabuye umwana yaguteye muri ku ishuri mukiri bato aribyo byahise byafekta nyababyeyi yawe, kuko nyababyeyi ukuntu umeze mu bipimo nabonye, nyababyeyi iratambana. Kandi ntabwo ushobora kubyara mu gihe nyababyeyi itambana. Uri kubibona? Uri kubibona neza? Aho ndi kubibona rwose. Iyi nyababyeyi rero uri kubona niyo iza uyu munsi ukamanuka ukagera kuri ya spline nakubwiraga, ikaza ikamanuka ikagera muri nyirugutwi. Yigeze muri nyirugutwi rero uhita usama. Ese mama uyu munsi uri kubona uyu nguyu ni umanura wagera muri nyababyeyi ukakata, wamara kugera muri nyababyeyi ukamanuka ukagera neza muri nyirugutwi. Habuze ko wamugane uko ibi bintu biri kunyereka birashoboka cyane. Reka njye narizi ibyo mubwira ntabwo ari amareshya mu gihe. Oya, biragaragara rwose. Ahubwo rero kugira ngo ubashe kubyara hari imiti ngiye kukwandikira. Kandi uwo muti umwe ugura 300. Urayafite? 300 muga? Yego. Ni ikibanza ariko mu ntara. Ariko abantu mwabaye mute?
ubu ko ntiwambwiye ko wagiye mu Buhinde? Nazarutse mu kirere naruriye ndagenda. Wambwiye ko wagiye muri Amerika? Hose ntaho ntageze. None se iyo ndege wategaga wayishyuraga ngahe n'imbuna n'ibihumbi 300 kugira ngo nguteremo nyababyeyi? Ku muganga nawe hari umuntu aranatembera rega ariko ntacyo ariko umuntu yagerageza upfa kuba ubyizeye gusa we ko nzabyara. We tuza aho urega mubwire ndashaka imiti nshaka kukwandikira n'uburyo nshaka kugira ngo nyababyeyi nyitambamure rwose ntugire ikibazo urararusamye. Iratambamuka? Urararusamye. Dr. Kabwa ushobora kuba uri umuhanga wa mugabo. Uranyitiranye. Dr. Kabwa ndi umuhanga mu bintu bijyanye na za kariboni. Yego. Umva kariboni rero iyo ufashe kariboni ugahuza n'icyo bita epinari bihita bibyara egare la chose. Oui, iyo la chose rero ihita ibyara icyo bita tekinoloji. Iyo tekinoloji niyo ihita ituma umugabo ahita asubirana kubyara kwiwe yari atakaje. Nawe uri kuvuga byinshi rega. Sinabubwiye ko nizeye ayandi ariko unsobanurire mu byo ndi bumenye nyamara. Tuza rero ibyo ndibuze kubikoraho. Ayo mafaranga arahari? Amafaranga y'umuntu ko n'isambu umuntu yayitanga se mpfa kubyara. Rwose mbo umuti mwandikiye ubushera. Ubu bushera uzajyuma agafuniko kamwe mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Uri kunyumva neza? Rwose ni iya avoka uzajya usatura agace kamwe mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Uyu muneke uzajya ukata agace kamwe mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Ni ukuvuga ngo urabikoresha mu minsi 3. mu minsi 3? Iyo minsi 3 ntuzaba utarasama. Uzagaruke mwandikire undi muti cyangwa se nguteremo iyindi nyababyeyi. Kadusenga Imana bicemo ubundi ewe. Bose rero akiriye umuti. Yego. Ukoreshe neza. Hanyuma amafaranga ndabona gute kwangegera sorry Imana ngabarije. Abaganga tuba dufite akazi kenshi agihura n'ibigeragezo byinshi. Ariko ntacyo sikaga kode se cyangwa ndaguha kashi. Oya yishyire kuri kode. Reka nyashyire kuri kode nta kibazo rwose ko mpfa gukira. Kangahe 3,617. Okay. 300,000. Ibihumbi magana, ubwo ni 900. Umuntu umwe ni 300. Yego. N'undi ni 300, n'undi 300. 900 imiti 3. Hafi miliyoni ndakurahiye. Ntacyo ariko nanjye mbyare nororoke. Nayabonye. Sawa. Umurase wenyine navuye hari abandi benshi bafite ikibazo kirenze cyawe. Umurase cyane zose mu. Babye bigera nawe. Ibintu byasa kirabo ubushira avoka umuneke kuko abantu nibatekereza banibaza ati hari umugabo uri ku isi ugira nyabyo ariko byinjije byaratanzwe ko nanjye nzatekera umutwe abantu ku buryo i Kigali nzayibamo mpaka kugeza Yesu agarutse. Kerekere.
karibu. Nilikuta muganga. Ni amahoro, ni karibu. Mureze mute? Turi amahoro mwebwe. Ni gake ntabwo navuga ko ari neza. Ntabwo bimeze neza pe. Ufite ikibazo ki? Uyu niwe nari nje kuvuza. Urebye ni ikibazo gikomeye pe. Ibaze ko kuva yavuga kugeza aka kanya batari bamutera urushinge rw'amezi 9. Batari bamutera urushinge rw'amezi 9. Uvuze ngo? Bakaba bataramutera urushinge rw'amezi 9. Naravuje, narirukanse, ahantu hose byaranze. C'est pas possible. Ntabwo. Uyu musaza mbona gutya? Ahubwo wowe uri kubyumva nyine n'umbibwiye wese aratungurwa. Ariko afatwa umuriro, inkorora, ibicurane, ibiki. Nakubita mpana za rubagimpande noneho bigahita bipfira uburari. Uvuze ngo ntibaramutera yigeze yikingiza urushinge rw'amezi 9? Wapi ntabwo bigeze bamushyingira. No. Ubwo niba hari ikintu rero budufashe tubabarire budufashe kuko ahantu hose byaranze. Nturi kubona ukuntu ari kumera. Kuramo ingofero, kuramo urwego rw'ingofero. Nawe rero ujya unsetsa kweri. Kuki uri kuzamuye ingofero? Dore ari no guhinda inani, ari guhinda inani. None reka mubaze. Ni iki cyawe uyu nguyu? Uyu ni umugabo wanjye. Uyu ni umugabo wawe? Yego. Uyu musaza? Yego. Ntuzi ko mbona bigutunguye? None se madamu, uyu mugabo wawe afite imyaka ingahe? Afite imyaka 93. Ya? 93. 93? Yego. Ubwo niba hari ikintu udufashe nyine umbabarire rwose udufashe kuko biragomereye cyane. Ubwo bararwaragurika agira ibiki ejo ahantu nkajya kumuvuza natanze amafaranga y'ishashuka ku byaranze. Nyine ntibyoroshye kubyumva cyangwa se ngo ndakubwira ubyumve ariko nyine njye biragomereye pe. Ariko uzi ko kuva naba aribwo bwa mbere numvishe iki kintu cyo kuba umuntu yageze imyaka 93 atarigeze akingirwa urushinge rw'amezi 9. Ntibyoroshye nyine kubyumva cyangwa se ngo ndakubwira ubyumve ariko kuri nuko nguko niko ntabwo bigeze bamukingira. Cyakora abaganga turabona kabisa tubona byinshi. Mugamba barano kuri ko Imana bari kumutere pe. Yitwa nde? Yitwa nde? Nizeyimana. Nizeyimana. Afite ibiro bingahe? 45. 45. Yego. None se madamu, Yego. waba waraperereje amakuru usanga basi yarujuje ya minsi 1000 umwana agomba konka kugira ngo? Nabyo simbizi neza, nabyo simbihamya ko yaba yarigeze ayonka. Gusa nyine ibyo nabashije kumenya bike nuko atigeze akingirwa n'urwo rushinge. Ndagufasha. Ndagufasha ariko wihangane. Murakoze cyane. Ndumva warahuye n'urugamba rutoroshye. Shanyine ntibyoroshye. Nanone ndetse nzashima Imana ko nabonye yakize. Humura mu ijuru hari Imana madamu. Amen. Wicika intege. Yego. Hari Imana ishoboye byose. Ibyo ngiye muganga ndashoboye, Imana yabishoboye. Amen n'ukuri. Kandi ikindi mubwira kuba wageze hano kwa Dr. Kabwa, wumve ko Imana yagendanye nawe. Ubu ntawe umuntu ujya ukunda kumbona kubera ko mba ndi mu bihugu byo hanze, mba ndi gukora ibintu by'amasuku za Kimisagara mu isoko, nkora ibintu bitandukanye. Ntose muga ibintu by'amasuku n'ibiki hari ahantu byabihuriye no kuba wagita ku barwayi? Birahura kuko iyo roho nzima ituye mu mubiri muzima byose biba
bishya. Ibyo byose nubwo mba nterura imyanda nkora isuku ariko bari kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza. Donc aho utuye hakwereka uko ugomba kugira ute ugomba kwitwara no mu buryo bwo kugira ngo wirinde ibyorezo yaba malariya ndetse n'ibindi. Okay, ntabyumvishe. Ubwo nyine mfasha utuvuriro n'umurwayi pe. Ndamuvura ariko birumvikana ko mu myaka 93 afite ndakorohereza nawe kubera ko numva ko umaze igihe kinini muri ibibazo. Yego. Urushinge rumwe ndajya ndubara buri mwaka, cyakora ku mwaka ndajya nkubarira 1000. Ubwo nufata 1000 gukuba 93 urumva ko ni 93. Ese urayafite? Nase muganga nta kuntu watugabanyirizaho? Ntabwo byakunda kubera ko urushinge rw'amezi 9 n'urwo iyo myaka 93 afite ntabwo bikora kimwe. Donc icyagiye gifite amezi 9 ruba rugifite imbaraga nke, ariko ahamaze gukura rwongera imbaraga. Ni ukuvuga ngo ndamuha urushinge rutangira kuri y'amezi 9 kugeza kuri 93. Okay, nacyeza amafaranga turayatanga ariko bwasakire pe. Uyu ntugire ikibazo, Dr. Kabwa akoraho rikaka. Yego. Ahubwo mugira mituweli se? Mituweli irahari. Nahise madame. Uyu mugabo wawe ureba nk'igitera arabyara bigenda bite? Nitwari twabyara kuko bitewe n'ibibazo byabanje kuba nicyo cyatumye mpagarika kubyara nawe kugira ngo maze muvuze akire. Kuko ntabwo nari kujya kwita kuri uwo mwana w'uruhinja nawe ube akeneye kwitabwaho. Yumvikana. Ese ubu warabuze abandi bagabo bagutereta ku buryo ushakana n'uruzingo rw'umusaza? Cyangwa se urukundo ko rukujyana aho ushaka, nubwo niba umutima wanjye ari wishimiye nta kundi kuntu kujya guhega undi kandi bitari kumundera mu mutima wanjye harimo undi muntu waragiyemo. Reka ngufashe ntacyo, ayo mafaranga wayazanye kashe cyangwa urayashyira kuri kode? Nta kibazo turashyira kuri kode. Shyira kuri 030452. Uretse gato ngo kuri 030452. byakunze. Yego ndayabonye. Muhagurutse ubundi madame, ubundi iki gisaza kigira ababyeyi cyangwa? Cyane ababyeyi afite, bumve ngo n'amakuru yandi yose nzi nabashije kwigwa nyine n'abari bazi ababyeyi be n'abavutse birahari. Ku buryo ngiye amara imyaka 93 bataramukingira urushinge rw'amezi 9? Nanjye niyo makuru nabashije kumenya. Ubwo nyine nanjye nagiye nakoze uko nshobora kubyarana. Cyangwa cyari ikirara nticyabaga mu rugo cyari cyaragiye imihanda? Sinzi pe. Niko madame? Ibi ni ibiki? Nyine ibi ni ibisanzwe, ahubwo mu ndwara mvuga ntayirazamo mumfashiriza. Wumva ngo maze kugira nk'ikisi n'ibintu nyine bisanzwe biri aho ngaho. Uranzanira umurwayi kumuteza urushinge rw'amezi 9 ko asuriye biragenda bite? Nyine mutubabarire no kuri pe.
Mubare ntabwo nanzi ko ibintu biri bube, ahubwo nanzi ko n'ingwana ngiye kuyivuga. tosha mutakora Ni ukuri tubabare umwanda hano tubabare n'izina ry'Imana. mujyane kura Reba nk'ibintu uba ukoze kuko ndebe. nta n'ibitaro muzabona nta n'ahantu muzigera muvuriza Reba ibintu uba ukoze. Mugabo tubabariye ko. Tubabare no sohora mujyane ni ukuri tubabuse. Nyine basi mbabarira unyumve, basi ngirire impuhwe ngiye basi. Wenda bumwihorere. Ako basi tubabare. ikindi kibazo ufite ni ikihe madame Nyine ndashaka iki kibazo basi gikemuka. Kuko narirukanse ahantu hose byaranze. Nose mugabo wambabariye kuko basi ngirire ibamba. Basi bamugirire impuhwe, basi ngaho njye ngirire impuhwe. Sibyo? namuteye urushinge narumuteye rw'amezi 9 sibyo hanyuma urwo rushinge rw'amezi 9 Yego. narumuteye kereka niba hari ikindi kibazo cy'imisozi nacyo wambwira nkamufata ibipimo nkamukora consultation Yego mugabo wamfashije cyane rwose wamugiriye neza. mufata ikizami cy'umusozi Yego. haguruka yagurutse umuhamya Wahamye hamwe. umuhamya nakubwiraga iyi ni imisozi iri kugenda ivamo uko utera ikinya niko umusozi ugenda umanuka ubu hari dogere biza kugera agere mu rugo imisozi yose yamushizemo hehe no kongera kurwara ntabwo uzongera kurara udasinziriye Yego. futi yawe gisaze Cyamuka. Sinzi uko nakubwira basi kugira ngo wumve ko nishimye. Nzagaruka nzanye amashimwe ko gushimira. Kubera ko wumva ngo natanze amafaranga ahantu hose byaranze. Ariko reka tugende tugerageze turebe basi ko bikunze. abaganga bahura n'ibibazo bitandukanye kandi tuba dukwiye kwihangana Yego niko bimeze. urumva ishimwe ushaka kuzanzanira ari irihe Mana yanjye. Sinzi pfa ko hari ikintu cyaba kimvuye ku mutima. Akikuzanira numva nyine ko icyo kintu gikwiriye kandi bya nyabyo. Apana bimwe bagiye kwivuriza ahantu ugasanga baragutuburiye baguhaye imiti itariyo ugasanga nyine amafaranga utanze apfuye ubusa. Ubu nari bitanu henshi yo kuzatanga andi mafaranga ariko ubu ndizera Imana yuko byose bikemuye. njye Dr Kabwa ibintu nkora byose bikorana umurava n'urukundo ntabwo rero njya numva ko ngomba kuvura umurwayi mujenjekeye mushyiraho imbaraga zanjye zose kugira ngo agende abwira n'abandi. Yego. Nitwa Dr Kabwa. Dr Kabwa. Oui. Nanjye nitwaga Manishimwe Safina. Ariko igihe kirageze ngo ariko uzagaruke wenyine kuko nabonye nawe ufite ikibazo hari indwara ufite narebye mbona ukwiriye kuzaza wenyine nkagupima wowe wenyine kugira ngo iyo ndwara nawe ikuvure. Okay, nta kibazo. Ubu hari ikintu gisigaye twagenda. Oya mwagenda nta kibazo. Ariko uyu si umugabo n'akasamutwe.